Yes guys, tubaye ikaze rero kuri Satya TV. This is the interview show. Uyu munsi turi kumwe nande rero. Murabizi ko tutajya tubapfushiriza nango tujya tubahereza bro. Uyu munsi tugiye kureba nde? Tugiye kureba producer, cameraman, director, banamwita MDI. Ko mbizi ko muri buze kwishimara. Twongeye kubaha ikaze rero abari amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, tutibagiwe namwe muri mu mujyi wa Kigali. Bro, ariko na ba bantu badukurikira bari kure y'amazi, hakurya y'amazi, namwe turabasuje cyane. Astra Vista. Bro, tugiye kubakorera iki? Bimwe mwifuje muri benshi kabisa. Tugiye kugwa gituma umujama wanyu, tumubereke yari mu rugo abameze ati. Nimba bya bintu by'ibyangwe mubona ku maija postinga, nimba na homa bavyambaye. Let's go. Don't miss. Ayo G bimeze bite se? Yo wahwa. MDI yarahari se? Oh. Cyaza. Twahageze he? Kwa MDI, my bro, my people, my future. Okay, MDI. Bimeze bite? Ni sawa. Ako ndi kugusuhuza kandi yabaye ari wowe uri kumikazi wawe kuko hani wawe. Ano rwose ni kaze riba rihari iteka ryose kaze. Iteka ryose. Umva gutya umuntu wese winjira hano ikaze arifite. MDI turahuye. Nduzi umenya ibintu by'ibiporoje bimereye nawe. Narinzi ko bwari muri weekend uraba nawe buriya njyewe buriya niyo nicaye gutya nicara hari akantu mfite ndi ugomba kuba ufite poroje. MDI tugiye gutangira amana urabizi bro, wari umaze igihe kinini utagaragara ku mbuga nkoranyambaga, ubundi byagenze bite? Maze iminsi ndwaye ahubwo uranyihanganira ntabwo meze neza mu habaye iki ko nzi ko maze igihe ndwaye. Urwaye? Ndwaye sana. Bino bintu byacu urabizi ntabwo hajyamo utameze neza mu muhogo cyangwa se mu gatuza. Nanye se ku buryo ku mbuga none se erega ntabwo mvuze ngo genda ukore performance yego turabizi urumwa nakuraza kubyivugira nango nyine nkubwiye ngo genda ukore performance ariko no kugaragara post iki wari warabuze nje numva gutakire mu Rwanda kabisa. Ndahari. Urahari? Akenshi nyine iyo umuntu amenyereye gukora cyane yatujeho gato niyo yabagira gito bagira ngo ntagahari kandi abahari ndahari pe. Okay, ubwo ngubwo nimba utuje utuzanyije iki? MDI adufitiye iki? Mfite byinshi kuko hari ibintu turi gutegura ndabizi muzabikunda cyane muzabikunda kuko ni igisasu kabisa. Oya utambwira ko ugiye kubomora ugiye gukora banga urabumura. Reka mubwire uzareba kenshi iyo tugiye gukora projet cyashya cyasa ari ikintu turi guteganyiriza abakunzi bacu tubaza tukabishyuhamo ku buryo tugisohoye gutya izari bang. Harya uvuze ngo ibintu by'ibisasu mitanibuka muri physics twigize twiga ibintu ngo bya big bang. Abantu buri abize physique buri baba babyumva. Hari ikintu biziho ngo tubwire ibintu bya bang. Big bang. Physics? Reka mubwire kabastanga uzi nyine. Sinzi urangewe ibyanjye byari umuziki na filime by'amafizike. Sinzi niba turasubira inyuma gato ngo umve. Okay. MDI tutagiye kure. Okay. Zamuka ku ngoma yawe haje ubundi sumunda kwakira muri studio Koranari. Okay. Let's go. MDI ubundi ibwire abakunzi bacu MDI ni muntu ki? Okay.
MDI bundi amazina ye nyakuri. Ego. So ni ngombwa. Ni ngombwa ndetse cyane ahubwo. Okay. MDI bundi yose ni amazina yanjye. Bundi yo mvuze ati ngiye nkivuga ati je suis MDI. Je suis MDI. Urafata ku gifaransa. Je ne connaissais pas. Irido. Uriya. Yo mvuze ngo je suis MDI. Ngiye mba mvuze amazina yanjye yose. Urumva? Tuwa ira. Ura igifaransa. Igifaransa harimo akantu niko yaje ariko ntabwo ari wowe wenyine generasiyo yacu nyine tubihuriyeho. Okay, wari ukiri kuvuga ngo MDI iyo uvuze je suis MDI ubuvuze amazina yanjye yose. Okay, twagiye izo leta zose zahagarariye M ihagarariye Mungu halal. Mungu halal. Mungu halal. Yeah. D Dorka. Dorcas. Ai Israel. Okay, ubwo bitiranywa na Israel mbonye. Ndi umuryango w'Imana. Uriya reka mubwire. Ibi byose dukora nyine, ibi byose nyine. Ibi ngiye ubona nyine. Nubwo nazi Bibiliya cyane. Aba-Israeli urumva bari ubwoko bw'Imana. Urumva ubwoko bw'Imana bari kumwe n'Imana cyane. Bura rero impamvu rizina. Okay, tukiraho. Israel Doroka oya na byangora byarindi rya mbere ryo Mungu halali. Okay. Ukiri kuri ibyo ngibyo umuryango w'Imana. Na ndirimbo ya gospel ndabona wakoze. Ndayifite ako ntago ndayereka abanyarwanda ngo. Nago n'igisata cya gospel kukisangamo. Cyangwa n'iziriya byawe harya ngo igikoko ngo koko harya zamura mu gikoko zamura boro ya zamuraho. Ntago meze neza mu ntago meze neza ariko nyeneye kumva igikoko. Okay, vibe turazora na studio mu rugo nyine komeza studio mu rugo ndumundi nagusanze mu rugo nyine studio mu rugo ya ibyo tunywa ibyo turya ni mirongo namo igikoko. Okay, ngaho nacyo iyo ushaka nyine tu ariko igikoko reka tumaruke ku gikoko kuko ni nayo numva indirimbo yanjye nshyashya meruka gukora ndi nyine suko ariyo nshyashya mfite nshyashya ahubwo nuko ariyo nshyashya nayo wikoranye. Okay, the first of all after class bino ni koco gabanya imibare gura mic tutazagutikuzo big time kubahungu swinzaga zongo ni move today na sariye beat post on bonyo shira mo distance tinjo ngati najya kure iyindi zamuka banzu ukiremo ubundi rindi jambo ndavuga. Dore umunsi urakeye abasaza duhuje urugwiro inzangano hirya dukora dutuje ibikorwa biganza amagambo nutahiraho gutaramana ibyo duhurizamo. Buretse iyo boro si ya banga ya Gisozi kwamo music nimba nibe abakuru akazamuka none uyivuge neza nanayumva mvuga ati nabakuru ari bantu banje. Uyu munsi ni woroke kabisa. Okay, let's go. Dore umunsi urakeye abasaza duhuje urugwiro inzangano hirya dukora dutuje ibikorwa biganza amagambo nutahiraho gutaramana ibyo duhurizamo intambara nk'izo turwaniyemo dutaha abakuru bacana rote. Umva icyo kintu igiki narahiye kuba umucunguza nkota nkajya naha bacana abakoti injirira genge gucumita inkota naza gusanga ukiri kudo tikiri gutuma mbyuka iki gitondo no gusigasira umuco gakondo nasubiza agaciro gihanga izingo mu mvasi zo ku mihanda. Bro nagari zo ku mihanda. Okay, none brother ubundi narajya kuri mu bintu byose ukora ni iki wiyumvamo kurusha ibindi? Artist ako artist n'ubundi just iyo ukivuga artist ndabizi ko uri umushanyi hajya. Okay, painting nyine painting man siko numvaga cyaze wenda
kuri njye ukuntu nyibona movie zose na movie nazo mbona directing ariko iyo mbonye Squag uba ufite mu ndirimbo zawe numvaga ikintu cya mbere utekereza ari ingoma nyine okay simvuze ko nayo ingoma buri iyo ndi gupaintinga mba ndi kumva ingoma uri kumva noneho namara gupaintinga ndi kureba sketch cyangwa igishushanyo nakoze ndi kumva ingoma nicyo twita niyo turi kureba nyine turi kureba iyo ibyo bishushanyo ugiye birambura burya video ni amafoto binyumvishe neza okay video ni amafoto andi gute video ni uruhurirane rw'amafoto ako ko nsanzwe nkazi ni amafoto yego iyo amafoto abaye menshi yitwa video iyo nshushanyije ibishushanyo byanjye nkabirambura bitewe n'ibisobanuro bigiye bifite iyo ni video ubwo buretse gato cyane your artist iyo uri muri painting niho hava inspiration y'ibyo uririmba big man MDI ku myaka yawe mike ni mike ni myinshi ni mike kuko ni mike MDI akunda iki mu buzima busanzwe MDI akunda like kuri career yanjye oya ikintu ukunda mu busanzwe iyo uri free nyine ikintu ukora MDI akunda show hayi no bikinisha nawe ukambwira ati dore hano niho byabereye let's go mu bintu byose ukora umaze kumbwira ko painting ari cyo kintu cya mbere ukunda beyond painting ibintu ukora warabyize ni impano nyine ugiye kutubwira ibi bintu ukora warabyize ni impano zawe byakujemo gute byahuriranye gute kugira ngo wisange uri muri iyi industry okay ntabwo njya kubitangira ntabwo nabyiza ntabwo wabyiza hari nigaga ndakeka 2019 nibwo byatangiye urakeka cyane nibwo byatangiye ubwo nibwo byatangiye okay ubwo nicyo gihe nibuka kuko petit frère ndakeka ku bantu bakunda no kureba amafilime soko filime n'amakomedi cyane cyane soko niwe watumye nkunda nyine ibintu cyane nakundaga gupaintinga ariko nabyo nabishyiramo umuhate cyane ngo mbe nabikora nyine ariko mbijyamo gutyo biza mbikunze petit frère yatumye impano yanjye ijya hanze iboosting atumye isohoka mbikora gutyo kuko ndakeka nabirutishije n'ishuri ubu dusubiye inyuma gato murumuna wawe yakundaga acting ari umwacteri akina comedy nyine wamureba ukumva urabikunze ndabikunze nyine waje kubyinjiramo gute tukiri aho ngaho natangiye nari mfite agatelefone gatoya nkajya mufata video cameraman ariko acting ako nkabona ibintu ndabikunze nkabyereka umusaza umumera ko bati ababyeyi bawe bagusapotinga muri ibi bintu narushaho kubikunda ariko ntago nyine numvaga ko ari ibintu byagera kuri uru rwego aho bigeze kuko nagiye mbikora gutyo bigenda bizamuka umunsi ku munsi naba ndi class mu gihe abandi bari kwitegura examen nkaba nibereye muri script ati weekend mfite shoot ya petit frère ni naho natangiye kujya niga kwandika script namwandikiraga script nka shootinga nka directinga nka editinga ibyo bintu tukira wabikoraga nta hantu wabyize just kubikora gusa amakuru yabyo wayakuraga he nkunda kureba filime cyane like na katuni nyinshi cyane katuni bro katuni ukunda niyi katuni yose ya 3D
ubwo bivuge mu buryo abantu bose babyumvamo. Ni katuni like ku bantu bakunda kureba katuni nka Moana. Yeah. Kura ziraza zimeze. Moana hajya si boro bashutingira mu nyanjara. Yeah. Ndumva hari ahantu nanjye nayiguyeho kabisa. Ibiriya rero. Noneho nkabikora gutyo nkunda kureba amafilme nkigira ku by'abandi nkareba ama behind the scene cyane. Kandi buri munsi nkunguka ikintu gishya. Noneho nkashaka gukora ku buryo projet nakoze uno munsi ejo nzakora indi irenze iyo nari nakoze uyu munsi. Ubwo bishatse kuvuga ko nyine buri gihe watrayingaga ko ikije nyuma y'uyu munsi kiraba kiza kuruta icyafashwe uyu munsi. Kandi icyo nakoze nkumva ndagikunze cyane. Ejo nkakora ikindi nacyo nkagikunda cyane. Kugeza na n'ubu niko nkora. Niko ukora. MDI uracyari umunyeshuri cyangwa warasoje? Okay. Ndayasoje. Urayasoje cyangwa warayasoje? Ndayasoje. Ntabwo ndayasoza ariko ndayasoje. Urayasoje cyangwa urasubika? Oya, ndayasoza. Okay. MDI. Ubwo ngubwo nimba uvuze gutyo birumvikana ko ukiri umunyeshuri. Ibikorwa byawe ubihuza gute n'amashuri bigakunda? Okay, ibikorwa byanjye akenshi kuba nyiri mu ishuri ndakeka nicyo kintu kiri gutuma nakora cyane ngo gitume kuba ibintu nakora ngo nyine bigere ku rwego mba numva ngiye nshaka ko byageraho. Hari ukuntu muri gutya bakambwira ati ibintu uri gukora ukiri ku ishuri. N'ubundi biba ari ibintu bitangaje kubona umuntu ya directing indirimbo akazikora akeditinga agakamera ibyo bintu byose ugasanga hari nubwo ukoze ibikorwa birenze 3 mu gikorwa kimwe uri umunyeshuri ukiri umunyeshuri ni ibintu ubundi biba bitumvikana. Usanga n'abantu barangije baba expert muri ibyo bintu usanga akora ikintu kimwe. Rero kumva ngo umuntu umwe ari bubikore ni ibintu bawumva nyine nawe ukumva ni ntabwo wapfa no kubyiyumvisha. Umuntu arajya kuri kamera directing nyine ibintu byose bibera mu mafilme ababikurikirana barabizi kuko nimba ntekereje neza uri umuhanzi ureditinga urakamera urafotora bro uri umwartiste kandi ibyo bintu akenshi uri gukora icyiza nuko navuga ko biri mu gisata cya entertainment. Rero usanga rimwe na rimwe hari ubwo bibaye ngombwa kubyikorera ukabikora mu gikorwa cyawe kimwe. Ibyo bintu ubundi no kubihuza umuntu aba yumva bitabaho ngo kamera MDI ubundi ibyo bintu no kubyumva ubundi biba ubundi ubikora ute bro? Ubundi ubikora ute? Urumva ni ibintu bijyanirana. Birajyanirana ariko biragoye kubikora wewe. Reka no process by process. Process in step by step. Sibyo? Nanditse script ya film cyase indirimbo. Okay, script yose ni script. Indirimbo video. Ndanditse. Ngiye stunda recording. None ubwo kuri filme ngiye kuri tele fasha amashusho. Okay. Ubwo ndi kubijyana na audio na video. Noneho nyuma aya mashusho ndahazanye ndeditinze. Hari ikintu simbutse. Iyo uri gufata video udirectinga gute uri gufata na video icyari? Ibyo ni ibintu bijyanirana buriya kenshi uzarebe. Director nyine ku editing ibintu wa directings biroroha cyane biba biri simple kuko ubuzi kuntu bimeze icyo ukurikizaho nyine ukuntu footage ziba zigeze tondetse. Icyo nicyo kintu cya mbere kiba kiryoshye pe. Nicyo kintu cya mbere kiba kiryoshye. Noneho ubwo sound ibyo na recordinze ndabyeditinze. Ndamasterinze na exportinze video. Romva nyeretse uyihayise akazi kararangiye. Okay, MDI uri umunyeshuri wiga hehe? Ubu ngubu MDI ni umunyeshuri wiga mu ndangaburezi. Location man ndangaburezi hari umuntu ubutazi ibintu by'ibigo byinshi. Mu Ruhango. Mu Ntara y'Amajyepfo.
indangaburezi ni iki kintu uyikesha kiri kugufasha mu mirimo yawe ya buri munsi? Indangaburezi nahakuye skills. Okay, makura n'inshuti. Mu ndangaburezi ni iki ari kugufasha mu mirimo yawe ya buri munsi? Nakuye ubumenyi nyine tu. Ibi byose nkora byose kandi nagari byose ariko byinshi. Okay, ibyinshi nyine ibyinshi. Okay, makura n'inshuti, urabizi inshuti. Makura inshuti. Okay. Turetse kujya kure, indangaburezi ubu ni icyo yishimira kuruta ibindi. Wakuyeho skills ukurayo n'inshuti, ariko se ni icyo yishimira? Okay. Nishimira nyine ku bwa buri kimwe cyose tu. Kuko impamvu mvuga ngo ni ku bwa buri kimwe, ubu ngubu abantu kenshi tuvugana ubu ngubu urabizi nta muntu wigira. Nshobora gukora projet nkaba nari umuhanga cyane muri graphic designer. Hari abanyeshuri tuziranye babiga nyine bazi graphic designer, nshobora kuba nzi ngo batuye umuntu namuhamagara. Urumva? Okay, nabyumvishe. MDI ugiye kudusangiza iyo uri mu ndangaburezi ubu meze ute? Ugiye kuduha schedule yawe y'icyumweru iyo uri mu ndangaburezi. Okay. Iki ngiki man ihangana umene umuceri bro. Ishyira hasi uburyo gahunda zawe ziba zimeze from Monday to another Monday. Please. Okay, so kwa mbere no munsi abanyeshuri dufata nka class. Kujya class bisanzwe, kava class ukajya stu, kavamo ukajya refectoire, kasubira class, etide nimugoroba, dortoir mu gitondo, etide, class nk'ibisanzwe. Okay, reka nguce mu ijambo. Ukuntu mbikubajije ntabwo ari kuri kubinsubizamo. Reka byibaze mpindura ikibazo. Mbwira MDI ku ishuri ni muntu umeze ute? Okay, MDI ku ishuri. Nimba se wenda uri nyamwigendaho, nimba uri nyakamwe, nimba se MDI hari ukuntu mu ndangaburezi mafite amakuru. Yego sinahize ariko mafite amakuru. Okay, duhereza amakuru nyine yo mu ndangaburezi. MDI ni umuntu uzi kubana. Ni umuntu wisanzura, ni umuntu ntago ari nyamwigendaho. Abafite abapampe gutya genge. Suza abapampe bawe binkora mutima. Waxing tepisi na MBCB. Ngo MBCB. Bivuge mu buryo abantu babyumvamo mane. Uzi ko ari kuvuga mu makode woshye umusirikare. Baba nani. Amazina y'imvumo. Okay. Hajya ngo MBCB. Okay. MBCB. MBCB. Star Waxi. Nabo babiri. Bari nabandi nuko mbambereye ko kubiba. Abo ni inkora mutima. Okay. Nango uri nyamwigendaho izo ni abapampe. Komeza sasa ubana ute nabandi? Okay, mbanye neza n'abanyeshuri bose. Class yanjye. Okay, MDI. Ufite umukunzi mu ndangaburezi? Namukunzi. Warabagize se? Mani tugiye kumena umuceri. Nshobora kuba naramugize. Umwe cyangwa warabagize? Umwe. Naramugize. Nimba atari banga wamutubwiye. Oya. Please. MD ambabarira tumena umuceri. Twabyumvikanye ko tugiye kumena umuceri. Ari ibintu tujya tuvugira inbox. Why? Kuko ngari ngombwa ngo. Waramugize. Okay, naramugize. Ase MD yakugiye kure.
karacyarimo man please. Okay, naramugize ariko ntabwo ari ibintu bya danger tu. Byararangiye. Ejo bundi se ku munsi w'aba girlfriend umunsi mukuru ya mbere z'ukwa munani. Icyo gihe nawe nari mfite. Nawe wari ufite. None se abo wagize ninde wakomeje kukoza mu mutwe cyane kenshi nyine? Sinzi impamvu wakomeje kuvuga ngo abo. Sinzi nyine sinzi gusa nzikarumwe. Nzikarumwe. Nimba atari banga bamutubwiye. Nibanga rikomeye. Okay. Let's move about that. Okay, MDI iyo uri ku ishuri mu ndangaburezi. Ni iki kintu nyine ukora kugira ngo wumve iyo wagize stress? Ni iki kintu ukora kugira stress zawe zigire? Drawing. Yeah. Okay, icyo kibazo ubwo yaba ku ishuri yaba mu rugo drawing niyo moto. Yeah. MDI yakundiye sport. Kunda cross bisanzwe. Yeah. Kabaye. Kimyeho na taekwondo buriya. Nuko ibihe birahinduka. Ngo hani ne dur ibihe birahinduka ariko byarahindutse ariko sport isanzwe kunda gukora sport. Ubwo ni bare. Okay. Wavuye muri taekwondo ufite sentire yi. Bro. Yeah. Ubu ni iki cyatumye reka taekwondo? Ni iki cyatumye utayikomeza? Nayo ni indi story, ni indi topic. No bro, twaje hano kumena umuceri bro. Okay, mu kiganiro cy'ubutaha nicyo kintu tuzaheraho. Okay. Yeah. Ubu ngubu se duhereze mission zawe tuve mu bintu by'ubuzima busanzwe. Ni icyo ufite abanyarwanda. Okay. Nuko igihe kiracyahari ndahari ntaho ngiye. Hari ibintu byinshi n'ibisasu ari tazatushuga kandagira mini kakuzamura ko nibisasu ndabizi. Oya witera ubwoba abanyarwanda. Nibisasu. Yeah. Okay. Ubwo se ako ntabwo tubwiye vision. Ubwo se tubwiye ko ufite ibisasu. Bafite byinshi hari ama movie azasoka hanze. Yeah. Ya romantic action. Okay, filime zirangira. Hari indirimbo nyinshi ejo bundi so zigwamo music tubafite indi projet ya danger. Indirimbo ya danger ndakeka ntabwo iri kera cyane ejo bundi gisozi gwamo music. Okay. Ngiye kuguha amahirwe yo gusuhuza abantu 5 uhita unakubwira MDI wamusanga hehe. MDI ni icyifuza ku banyarwanda. MDI nyine ni iki nawe agomba abanyarwanda. Ikintu uzi neza ko ugomba abanyarwanda ugomba kuduha nacyo ugomba kutubwira. Umuntu wa mbere ni rapisi ni director wanjye nemera akaba na manager. Amwita Black Voice. Yeah, for sure. Amwita Black Voice. Okay, ngatera peace abasani banje bose tubana muri Rebo. Ba Brewstone, ba New Melody, ba K Trapper. Abakteri bose babarizwa muri Gisozi Go Music. Bura ifite abantu benshi. Abakteri barimo. Let's go batemo. Barari. By'umwihariko Petit Frere. Yeah. Kamanuka ukabona harimo n'abandi. Okay. Ubwo ngubwo ugiye nyine ni iki ukeneye ku banyarwanda? Ni iki nawe uzi neza ko ugomba kuba? Jewe ikintu ngomba kuha abanyarwanda ni iki? Kubaha ibintu byiza, imiziki, video, ibintu byose nyine tukaba turi kumwe gatanu kandi nawe noneho support y'abanyarwanda nyine urabizi. Nicyo bakeneyeho. Nicyo mba nyineho. Kanyereka ko turi kumwe gatanu kandi ubundi tukarya show. MDI umuntu umukeneye amusanga hehe? Stu niho home. Location ni ku Gisozi ntihajya hahinduka. Ku bantu akenshi duhura baje kuri codinga duhurira imbuga nkoranyambaga zawe cyase shoso
social media. Okay. Yeah. IG ni MDI Doruka. MDI Doruka. YouTube ni MDI Studio. Zone numvikana. Noneho ase YouTube narwo nurubuga. YouTube ni urubuga rukomeye cyane. Okay. Runazamura izindi. X ni MDI Doruka. X? Yeah. Oh, for sure. Sha. Okay, reka ngushimire rero kubwo umwanya wahaye Satya TV in association with Gisozi Gwamo Music. Naho ubutaha rero bakunzi bacu ba Satya TV Rwagakoco Live TV online TV station, turabashimiye kuba mwabanye natwe naho ubutaha ibyacu nakagaruka the interview show ubutaha tuzababwirira umusore wanyu mukunda bakunze kuvuga cyane mu majwi Soko, tuzaba turi kumwe nawe. Ntango ari mukuru ni mutoya, ariko urebye ubwenge bwe wagira ngo ni nk'umusaza wavutse mu kinyejana cya 5 akomeza yibera aho atarigeze apfa. Ni umwana ufite ibitekerezo bigiye bitandukanye kandi bikomeye bikaze. Nawe tuzaba turi kumwe vuba, kandi murabizi ko support yanyu irakenewe. Please make sure ko wakoze subscribe, usharinga video, kandi uje unatubwira ikintu ushaka ko tuzajya tuvugaho, umuntu ushaka ko tugutumirira tuzajya tukugererayo. Asra vista, it's your boy Kabastang. Peace and love.